banyarwandakazi, hano Idris afite ipapa ariko yakunze navuga ati twebwe ikintu bita insenda, ikintu bita imiravumba, ikintu bita za pilipili, ikintu bita za bushari, twebwe twiriraga. Ariko Fetira avuga ati njye n'umwana w'i Kigali wakuriye muri korari, abize segonderi murira mu madishi, abize segonderi murira mu mabase, abize segonderi murira muri za muvero. Hano Idris anyibukije bya bihe. Hano Idris afite ikirushe mu ijosi, niba ari umudari bamuhaye iwabo, niba ari ibiki ntiwambaza. Hano umugore avuga ati mama yangu ntabwo nari nzi ko uzijya gutya. Murakaza neza kuri Food Champion TV, murakaza neza mu rugo rushyashya rwa Vetina Idris. Banyarwandakazi, ba diaspora, abanyamahanga, welcome the new home, welcome the new family, welcome the first lunch. Babwira ko iri ngiri ryo funguro rya mbere kabisa Idris na Vetina bagiye gusangira nyuma yo kugera mu rugo rwabo. Bakaba badutumiye nk'abanyamakuru, bakaba batumiye abaturage mu ngeri zose ati muze kuba muhari murebe ko njyewe n'umugore wanjye rwose dusangira. Idris ndetse na Vetina baduhaye show, bakoze ubukwe bwiza bakabukorera mu Ntare Arena, ariko nyuma yabo bakavuga ati turabatumiye no mu rugo muze murebe uburyo twebwe dufungura. Nkaba mbona rwose Idris mu gakote keza ndetse na Vetina mu myambaro myiza y'abadamu. Hano bakaba batangiye kurya. Mama we dore pop Idris mama we. Hano Vetina avuga ati mugabo wanjye njyewe narigeze abagaro ariko se bigenze bite? Hagiye kuvuka ingumi ko mbona amakimbirane. Hano Vetina avuga ati mugabo wanjye ibi ni ibiki? Ko mbona urya nk'inzu ihiye, ko mbona urya wagira ngo wicariye umwobo. Uyu ni umugabo nashatse, iyi ni inzovu nashatse, ibi ni ibiki? Amubwira ati wa mugabo ngenda ahukana, niba urya gutya ngenda ahukana. Idris amubwira ati umugabo rwose n'uwariye, kandi umugabo wariye ni nawe ubasha guhaha. Mubwira ati njye iwacu ni gutya turya insenda, imiravumba, ibintu za pilipili nyinshi cyane na za kamurari. Vetina avuga ati njyewe hano rwose niba urya gutya ngenda ahukana mu rugo rwawe, ntabwo nabana n'umugabo urya nkawe, ibi ntabwo nabivamo. Ariko Idris avuga ati umugore wanjye rero reka nkwereke ikintu tujya gukora, reka dukore irushanwa, reka dukore bato, njyewe ningutsinda uraguma mu rugo rwanjye nzanakwigisha igifaransa. Umugore avuga ati hano Vetina avuga ati njyewe ntabwo nkeneye kwiga igifaransa, nanjye ndakizi, ariko reka tubikore, njyewe nuntsinda uzanyigisha igifaransa nzaguma mu rugo rwawe, nanjye ningutsinda ndahita nahukana. Babyemeranyije gutya. Noneho ubu tugiye twamenye duti ibintu birajyahe. Noneho bihindutse bato, bihindutse irushanwa, aho Vetina avuga ati njye nuntsinda ndemera kuma mu rugo rwanyigisha igifaransa. Idris avuga ati rwose nanjye ningutsinda, ningutsinda rwose nzakwiga igifaransa. Ariko Vetina avuga ati nanjye ningutsinda ndahita nahukana. Noneho hano match ikaba itangiye ku mugaragaro ku buryo tumenye ibyo ari byo. Idris afite ikintu bita ipafu rimwe rya danje. Abize segonderi murira mu madishi, abize segonderi murira mu mabase, abize segonderi murira muri za muvero. Hano Idris anyibukije bya bihe, kabisa byaho twavuga ati dutera amapafu. Amwe wasangaga abana bafite ibiyiko byigoronzoye bimeze nka za nyiramurobyi. Hano Idris afite ikirushe mu ijosi, niba ari umudari bamuhaye iwabo, niba ari ibiki ntiwambaza. Hano umugore avuga ati mama yangu ntabwo nari nzi ko uzijya gutya. Babwira ko njye turi kumwe kuri mikoro nitwa Mr Banana kabisa. Gusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri challenge ngizi. Bo basitari batandukanye, abantu batandukanye kabisa, ba celebrity batandukanye mu kino gihugu cy'u Rwanda. Banyarwandakazi, hano Idris afite ipapa ariko yakunze navuga ati twebwe ikintu bita insenda, ikintu bita imiravumba, ikintu bita za pilipili, ikintu bita za bushari, twebwe twiriraga. Ariko Vetina avuga ati njye n'umwana w'i Kigali wakuriye muri korari, nakubwiye kwahirira nikundira za pizza, nikundira za baga, nikundira za ibintu by'amagi byo kurya gutya rwose njye ntabwo nabimenyereye. Idris amubwira ati umugabo n'uboriye
umugabo uwariye ni nawe ubasha guhaha kandi uwariye ni nawe ubasha gukora inshingano zose z'urugo kabisa. Avuga ati twe hano twarariye ikintu bita itsinda nizo twakoreragaho imyitozo. Itsinda nizo twakoreragaho imyitozo. Vestina avuga ati yigize itsinda avuga ati senge rwose ibi bintu ndabivamo. We bana mbabwira ko Idris agasahandi rwose harabura nk'amapapa ngahe. Harabura nk'amapapa ngahe kabisa agasana kahita kamara. Dore ikintu bita ipafu mama yake na mama yake na mama yake. Abaturage bavuga ati niba ari ukuzajya murya urugo rwanyise ruzamara imyaka 2 ruzamara imyaka 3. Idris akombisa aravuga ati twe twakumbaga n'amasafuriya ashyushye gasani gahoze n'agacyo kananira. Ewa ni pafu nayikubita ipafu ya nyuma yitamira. Ipafu ya nyuma yitamira Idris atamira ipafu ya nyuma. Vestina avuga ati umugabo wanjye ko umuntu urya nk'inzihiye ko umuntu urya nk'igitega ko umuntu urya ntago nsabivamo kabisa. Babwira ko ingi ari ipafu ya nyuma rwose Idris ariye. Vestina avuga ati kano gaceri kano gapira uruhu kari karyoshye ariko umugabo wanjye uransinze. Bisobanuye ko nemeye kuziga Igifaransa, bisobanuye ko ntsindiye, bisobanuye ko nta rundi rwitwazo, bisobanuye ko ngiye kubana nawe akaramata. Idris avuga ati n'ubu nibyo wigiraga ngewe hano twe iwacu niko twaryaga bahita bubika isahani bavuga ati usibye insenda zisigaye nta kindi gisigaye. Idris ayishimira kwegukana umugore we. Idris ayishimira kwegukana umugore avuga ati ngewe ngibi ibintu byo kurya ni ibintu byanjye. Iyi myaka tuba twarakoze ndi umukire mfite amazu, mfite amamodoka, mfite amafaranga. Rero niba byose mbifite ngomba no kurya ndya. Ngomba no kurya ndya. Vestina avuga ati se ngewe nyigucya rwose bizajya bigenda. Rero gucya bizajya bigenda ngewe urugo ndaruvamo ariko twabyemeranyije rwose twabyemeranyije urugo ngomba kurugumamo. Idris amuga kote keza kabisa n'ikirushe mu ijosi. Ntumbaze niba ari urara umudari na Vestina niba ari amabaze niba ari ibiki ntumbaze imyenda y'abadamu. Idris ayishimira gutsindira umugore we. Abaturanyi bikubura bataha bavuga ati rwose ibyo tuboneye hano ntabwo ari iby'u Rwanda. Idris anakeka ikintu cyari Igifaransa ari kuvuga. Akeka ari Igifaransa ari kuvuga. Bisa ko nge nitwa Mr. Banana kabisa. Gusa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri show zacu zitandukanye za buri munsi. Show za buri munsi aho tuzana amakompetisiyo nk'aya ngaya yo kujya bavuga ati mugore wanjye Idris avuga ati turabinogeje byo murenge ntabwo byari bihagije, byo gusiza ntabwo byari bihagije, ariko ikintu cyo gihagije. Ewana tubasezera kabisa tubabwira ko ingari Food Champion TV hano dutegura show zo kurya. Usaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Abakunda ciao ciao.